aho kumva nyine ukeneye gusambana, ibintu bimeze nk'imbarutso bishobora kugukururira kujya muri ayo maco mabi, nibyo bintu uheraho kugira ngo wirinde kuba nyine wakongera kugira aho uhurira nabyo. Ibyo ngibyo biguhunza iyo myumvire. Stay in touch. Boss Kabutura, stay in touch. Yes, niba kandi wa musore we nawe nkumi, wa mugore we nawe mugabo, rwose wumva neza byakunaniye nutabona imibonano mpuzabitsina utari businzire, reka nkubwire ngo hagarika ibyo bitekerezo by'ubugwari. Bigenze gutya rero, irinde izo stress, irinde kuba uri wenyine kano kanya, irukanka ujye kureba inshuti zawe mube muri kumwe. Irinde kandi ibitekerezo biri negative cyangwa se ibitekerezo bigushora mwizungese, kumva yuko nutabikora ngo bitari bureme, kumva yuko ngo nutabibona uri bupfe, kumva ngo watengushywe kuko utakoze imibonano mpuzabitsina. Nyamuneka ibyo bikorwa rwose n'ubugwari. Nimba kano kanya wumva ari kumeze, irukanka ufate teni de sport, wirukanka ujye muri sport, ukore sport zawe, nurangiza uze gutaha woge, usome ibitabo, ubundi ubwonko buraza kunanirwa usinzire, ariko wiguma gutekereza ku mibonano mpuzabitsina. Nimba rero kandi ibyo ngibyo utabishoboye, genda ufate imbwa y'iwanyu cyangwa agapusi, icyo uyumvamo. Nimba ari n'irindi tungo simbizi, nimba ari ibitabo ukunda, icyo ukunda gerageza ucyegere, ugiteho umwanya kugira ngo ubwonko bwawe buhuge, urekeraho gutekereza ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Nimba rero kandi ufite inshuti zigiye zitandukanye cyangwa famiye ishobora kukumva, kanda telefone yawe ubahamagare, ubasanga aho bari cyangwa se baze bagusure kugira ngo uhuge rwose, urekeraho gutekereza imibonano mpuzabitsina. Stay in touch. Boss Kabutura, stay in touch. Yes, wa musore we rero, nawe wa nkumi we, wa mugore we, ndetse nawe wa mugabo we, nimba bikomeje kukugora, nimba ukomeje kumva rwose byanze neza ushaka gukora ayo mabi, cyane dore ko muyakorana n'abantu mutanakundana nabo, kubera ko umuntu mukundana ntago wamubona umunsi ku munsi nimba waramaze kuba addicted, ahubwo shyiraho imipaka. Nyamuneka nimba rwose wiyumva gutyo, gerageza ushyireho imipaka. Ndakubwiye ngo shyiraho imipaka, ikohereza kuri YouTube, ikohereza kujya kureba amashusho yerekeranye n'ibyo bintu kuri website zigiye zitandukanye, hunga social media platforms, ndetse ndakubwiye ngo izo filimi uri kureba zirimo ibyo bikorwa ushobora kuzihindura ukajya gushaka filimi za Yesu Kristu cyangwa se filimi z'ubukerarugendo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ukaba arizo wareba kugira ngo uhunge ibikorwa ibitekerezo byo kumva ngo wakora imibonano mpuzabitsina. Ibi ngibi rero nubigendera kure uzakomeza ubimbata, ariko nyamuneka nubibyubaha bizagufasha kuba wasohoka rukukuzimo. Stay in touch. Boss Kabutura, stay in touch. Yes, brother and sisters, nimba rwose byakomeje kukugora, reka nkubwire ngo gerageza wumve yuko ugomba kwigirira umumaro, kuba uw'agaciro kuri wowe gusa. Wikwirirwa ureba no ku bandi bakubona, kubera yuko warenze ihaniro. Ibyo bintu ubikora tukureba, ubikora bariya bakureba, ndetse n'abandi bose bakureba, wamaze kurenga ihaniro. Itekerezeho rero kano kanya, tangira wumve yuko ari wowe ugomba kwikunda, wumve yuko ugomba kwiyitaho nyine, kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ugire imibereho myiza izira kuba addicted, izira kwanduranya, izira gusuzugurika. Utangire wiyiteho, ube umukobwa mwiza cyangwa se ube umusore mwiza nk'uko byari bisanzwe. Imyitozo ngororamubiri rero buriya ni kimwe mu bintu bishobora gutuma rwose umubiri ukora neza, ugahuga ugakubura ibitekerezo bibi biri mu bwonko, bikuganza bikohereza gukora imibonano mpuzabitsina. Focusinga ku kazi kawe ka buri munsi, ugerageze aba ariko kakurushya, kugira ngo ujye kuruhuka ubishaka, usinzire